turizera ko mumeze neza kandi ko muri n'amahoro. Uyu ni umugoroba wo kwibuka no kwizihiza ubuzima bwa Yvan Buravan. Nguhaye ikaze kuri 10 to 10 TV, mufashe mu mugongo, ndakwihanganishije wowe nshuti, wowe wo mu muryango, wowe mukunzi wa Yvan Buravan watuvuyemo mu cyumweru gishize, hari kuwa gatatu itariki 17 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2022. Rero turi kuri Camp Kigali ahagiye kubera ijoro ryo kwibuka no kwizihiza ubuzima bwa Yvan Buravan. Mu magambo make ni igitaramo cyo kwizihiza ubuzima Yvan Buravan yabayemo mu myaka 27. Yvan Buravan nk'intore, Yvan Buravan nk'umuhanzi, Yvan Buravan nk'inshuti yacu, Yvan Buravan nka murumuna wacu, Yvan Buravan nka mukuru wacu, Yvan Buravan twamenye mu muziki nyarwanda. Rero turi kuri Camp Kigali, abantu ngira ngo ku mashusho murabona ko ni benshi yewe abakunzi abamenye iby'urupfu rwa Yvan Buravan bari mu mahanga ya kure, bari mu ntara z'u Rwanda kure, baje kwizihiza ubuzima bw'uyu Yvan Buravan watuvuyemo akiri muto ku myaka 27 gusa. Inzego z'umutekano ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke ituze, umudendezo ndetse n'umutekano, kuko abantu ni benshi bifuza kwinjira. Hari abafite invitation, abo mu muryango wa Yvan Buravan, inshuti za Yvan Buravan, abo bagiye bakorana mu bitaramo bitandukanye, navuga nka Kingdom of God Ministries, navuga abandi bahanzi babanye na Yvan Buravan, hari abanyamakuru, hari inshuti za Yvan Buravan. Abo bose barashaka uburyo ki bakwinjira. Niyo mpamvu inzego z'umutekano tunashimira cyane ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke ituze, umudendezo n'umutekano mu ijoro ryo kwizihiza ubuzima bwa Yvan Buravan. Muri tente iri buberemo ibi birori, ndikumva abahanzi bari butaramane natwe twizihiza ubuzima bwa Yvan Buravan, barimo Ariel Ways, barimo Ivy, barimo Peace Joyce, barimo Ruti Joel, barimo n'abandi batandukanye, bari gukora sound check ya nyuma kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo, ubundi mu kanya twanzike n'igitaramo. Nabonye ku maposta cyangwa ku mabillboard ari hano muri Camp Kigali, hariho n'ubundi amwe mu magambo Yvan Buravan yagiye avuga cyangwa yagiye agarukaho mu ndirimbo ze, harimo nk'ayo mu ndirimbo ye Big Time. Ijambo rivuga ko abavuga ko iby'urukundo bitakibaho, ibyo ngibyo ari amahomvu. Ngira ngo indirimbo benshi muri iyi minsi tumaze iminsi twumva nyuma yaho Yvan Buravan yitabiye Imana cyangwa adukuwemo akaba yicaye mu ijuru ijabiro kwa Nyagasani. Mu yandi magambo harimo nko kuba intore idapfa ahubwo ica umugara. Ngira ngo mwagiye mubona ko mu migoroba yo kwibuka no kwizihiza ubuzima bwa Yvan Buravan habaga igitaramo, Yvan Buravan agataramirwa, Yvan Buravan hakizihizwa ubuzima bwe, cyane cyane Yvan Buravan w'intore, cyane cyane Yvan Buravan w'umuhanzi wakundaga gusabana. Rero niyo mpamvu uyu munsi habaye iki gitaramo muri Camp Kigali, aho Yvan Buravan afitiye amateka, kuko ubwo aheruka kuronshinga album ye ya mbere yitwaga The Love Lab, niho yakoreye igitaramo cyitabirwa n'abantu barenga ibihumbi hafi 4, 5, 6. Sare yari yakubise yuzuye, abantu ari benshi. N'uyu munsi rero mu kumusezeraho bwa nyuma twizihiza ubuzima bwe, twibuka ibigwi bya Yvan Buravan, twibuka ibyo yakoze, twibuka n'ubuzima yabayemo. Yvan Buravan abantu nabwo baje ari benshi, kandi nisinzi
nk'uko byari bimeze ubwo bazaga kumushyigikira bwa mbere aronshinga alubumu ye ya mbere yitwaga The Love Lab. Hari buririmbwe indirimbo za Yvan Buravan, hatangwe ubuhamya ndetse n'abahagarariye inzego za leta bari buze kugira icyo bavuga. Niyo mpamvu n'umutekano ukwiye gukazwa cyangwa ukwiye kuboneka kugira ngo haboneke ituze n'umudendezo, abantu bakinjira mu buryo bukwiye, bakinjira ku murongo muri discipline kugira ngo hataza kugira ibihungabana. Hari buririmbwe indirimbo Big Time, haririmbwe indirimbo yo kwibuka Yvan Buravan na Ariel Ways, haririmbwe indirimbo ya Kevin Kade yo kwibuka Yvan Buravan, ndetse nyuma yaho turi busoze na gakondo. Kubifuza gukurikirana uyu muhango mu buryo bwa live, turi bushake uburyo ki tubogezaho byanga byakunda, kuko tugomba gukora iyo bwabo kugira ngo tubane namwe. Ariko kandi uyu muhango uri bunace kuri chaîne ya YouTube ya Yvan Buravan ndetse na live kuri KS2 ku bari mu rugo, ari Rusizi, abari Nyagatare batabashije kuza, abari Ngororero ni Nyamata, abari Kirehe ndetse na Rubavu, abari Rutsiro ndetse na Kamonyi, abari Karongi na Nyamasheke, abari mu Bugesera n'abari muri Ngoma. Kuri KS2 uyu muhango muri bukurikirane kugira ngo namwe muri mu rugo twizihize ubuzima bwa Yvan Buravan, tumerekeze gitore nk'uko Yvan Buravan yabyifuje cyangwa yanabivuze mu magambo ye aheruka. Kuri iyi saha abantu haracyashakishwa uko binjirana, yababwiye hari guherwa ku bafite invitation, ubwo nabo mu muryango, inshuti, abatumiwe cyangwa abagize uko babona invitation mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko urabona ko inseko n'akanyamuneza ni byose mu guherekeza bwa nyuma Yvan Buravan. Ese wowe niki wibukira kuri Yvan Buravan? Njyewe mwibukira kuri byinshi. Umuhanzi wo muri generation watwaye kuri découverte, akiri umuhanzi benshi bakibaza ku bihangano bye. Yvan Buravan yakoze ayo mateka, umuhanzi utarugikora indirimbo kugira ngo ahite, ahubwo yakora indirimbo kugira ngo umuziki nyarwanda ugire uniqueness, culture yacu na culture ya muzika muri rusange bihure, habeho injyana nyarwanda nk'uko twumva ngo habaho rumba, habaho afro congo, habaho injyana zo muri Tanzania, habaho injyana ngande, injyana Nigeria, nyine habeho n'injyana nyarwanda. Ibyo ni bimwe mu byo Yvan Buravan yaharaniye cyangwa yashyizemo imbaraga kugira ngo Yvan Buravan azamure ibendera ry'umuziki nyarwanda ku ruhando mpuzamahanga. Yitabye Imana tariki 17 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2022, yaguye mu Buhinde aho yazize kanseri ya pancreas cyangwa y'urwagashya. Sinzi nimba ariko pancreas isobanurwa mu Kinyarwanda, ariko nibwo burwayi Yvan Buravan yasize. Ku buzima bwe, yari umuhanzi, umusore ukiri mutoya, na rugo yari yagashinga, ariko kandi yari afite inzozi nyinshi zitandukanye yifuzaga kugeraho mu buzima bwe bwa buri munsi. Reka dukomeze dukurikirane uyu muhango, Imana ikomeze ibihanganishe kandi Imana ibabe hafi muri byose. Turabakunda, muhabwe umugisha, turakomeza dukurikirane. Buriye kwibikira Sodi has been ended. However,